ari njyewe nta mugore mfite, ari papa Sava nta mugore afite, sibyo? Ntago tubihisha kuko nta cyaha turimo, ntago twagumiwe kabisa. Ari njyewe isa n'isaha nababwiye bana mukwikira amakoti tugende, ari papa Sava nawe isa n'isaha yababwira ati mukwikira amakoti tugende, nta kibazo, nta ryari ryarenga, nta na pressure turiho. Icyaburaga cyarabonetse, ni rwa rubavu rwa Irunga. Wambaze mu fiancé cyangwa nawe hari l'essentiel c'est que ari umwapta, ariko arahari. Muraho, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Aritube Tech. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Ku myaka 53 y'amavuko, akaba yitwa Tuko Wote nk'uko twamumenye mu mafilime agiye atandukanye mu Rwanda. Nta wundi muntu urakora agahigo nkake, nta wundi muntu uragaragara muri filimi nyinshi cyane mu Rwanda kurusha uyu mugabo Tuko Wote. Hanyuma bimeze bite? Niba tugeze kuri segonda ukiri kunyumva, wageze kuri Aritube Tech kandi cyo gukora urakizi. No gukanda kuri subscribe button niba uri mushya kugira ngo ukomeze kudushyigikira no kudufasha gutera imbere. Amasaha dukeneye nayo tukayabona akazamuka. Dukeneye amasaha 4,000 muri YouTube partner program. Ndabashimiye cyane rero umuntu wakoze kuri subscribe ndetse n'utarayikora nawe yikore kugira ngo dukomeze kubana. Uyu mugabo rero bamwita Tuko Wote, twamumenye muri filimi zigiye zitandukanye mu Rwanda. Rwose n'umugabo ukunzwe, umugabo wakinye filimi twese tukazikunda ku rwego rudasanzwe, ku rwego ruri hejuru. Uyu mugabo ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri 2026, ubwo benshi twari duhugiye ku nama y'umushyikirano twariho dukurikirana, we yari arimo aporopoza umukobwa tudashatse gutangaza kano kanya kubw'impamvu zacu bwite. Hanyuma rero ni iby'agaciro cyane, nagira nti mwese muzamure ibiganza, ahasigaye dushime ndetse tunamwifurize congratulation ku mwanzuro afashe. Hano hari ikiganiro gitoya yigeze akora nk'uko tubikesha JFM Entertainment, arimo avuga ukuntu kubataza n'umugore atari uko yagumiwe ndetse na papa Sava atari uko bagumiwe. Igihe nikigera bazagira bazikora mu mitana bakikira batanazi. Mubanze mucyumveho gato, ahasigaye dukomeza. Nta gihe na kimwe kugira imyaka 53 y'amavuko ukiri umusore w'ingaragu byiswe bisanzwe mu mateka n'umuco w'Abanyarwanda, ahubwo byiswe igikuba bukiye abahezanguni b'umuco gakondo w'Abanyarwanda babyita ishyano ryenda gucika umurizo. Iyi ni nayo soko y'igitutu kimaze igihe gishyirwa ku mukinnyi wa filime nyarwanda Irunga Lonje wamamaye nka Tuko Wote, warambiranye mu busiribateri bwacya bakamwita siribasaza, watangiye gukumanga ku rugi rw'izabukuru, nta mugore yewe nta n'umwana aribyarira ku gasozi ngo wenda ye kubura byose nk'ingati imennye. Tutitaye ku kuba byaro kuri cyangwa ari ibinyoma, ariko muri Kamena 2020 Tuko Wote yari yahishuriye itangazamakuru n'abakunzi be ko yiteguraga kurushinga n'umukobwa twahaye izina rya Baringa, kuko atigeze amenyekana kugeza ubwo inkuru y'urukundo rwabo yahindukaga amateka. Icyaburaga cyarabonetse, ni rwa rubavu rwa Irunga. Ubu officially kabisa Irunga ubu ngubu yaricaye aratuze, ubu yamaze guhita, aratuze yamaze guhitamo rwa rubavu bararufite. Burya nta nkweti buri yayo, nta nkweti buri yayo kandi n'inkoni hirigiye. Ni ukuvuga ngo ntabwo namenya umwaka uwo ari wo, ariko ni vuba. Komeza udukunde kandi udushyigikire, ukore share, like ndetse unandike comment kugira ngo tumenye ibyo tuzagarukaho mu kiganiro kizakurikira. Ndagushimiye cyane rero, tuzasubira